Igitondo cyiza cy'umugisha, ndabasuhuje kandi nishimiye kubana namwe muri iki gitondo tariki 21 z'ukwezi kwa 10 mwaka ni 2024. Mwaka urabura iminsi mike cyane tukawupfundikira tugatangira undi mwaka mushyashya. Ntewe ishema rero no kubana nawe, nkwifuriza amahoro y'Imana, uburinzi bwayo budahwema kutubaho, nawe bukubeho. Igitondo cyiza uri mu Rwanda, igitondo cyiza wowe uri hirya no hino mu bihugu bituzengurutse ndetse n'abari hafi na kure, tubifurije igitondo cyiza. Uyu munsi rero nshaka kubabwira nkanabarangira indirimbo nziza kandi nziza cyane z'amakorali ya hano iwacu, amakorali 5 yakoze indirimbo nziza ziri gukora ku mitima yacu twese. Niba utari warayibonye, ndagushishikariza guhita ujya kuyireba kuri chaîne yabo ukayikurikirana. Ntabwo ndi buyiguhe yose, ndajya nguha gato, mbwire izina rya korale, mbwire n'indirimbo yabo, kugira ngo nawe ubu wa mbere mu kumenya indirimbo nziza kandi amakorali yakoze pe nziza cyane. Ndabyutse ndavuga nti reka mbasangize izi ndirimbo, cyane cyane ko jewe ziba zamfashije kandi nawe zagufasha, ndetse wanazisangiza n'abandi nabo zikagira icyo zibafasha. Ni indirimbo nziza rero, n'amakorali 5. Ejo tuzareba yenda nandi n'abahanzi baririmba ku biti byabo. Reka rero niba utarakanda subscribe uyikande, tujyane umunsi ku wundi. Ndacyari Japhet, ndi wa wundi n'ubundi uzajye ubagezaho ibintu byiza nabonye namenye. Ntabwo nzabyihererana, nzabibabwira hanyuma ubundi nanabigusangize. Amahoro y'Imana bane nawe aho uri hose, mu kazi ugiyemo, uhahuronye. Ibyo nkwifurije. Imana ibane namwe mwese, ndabakunda cyane. Reka tugende na korali ya mbere rero. Korali ya mbere ni korali inkuru nziza. Korali inkuru nziza ni korali ibarizwa mu Itorero ry'Abadventist umunsi wa 7 hano mu mujyi wa Kigali, ahitwa mu Ibane. Itorero rya Ibane ni korali nkuru, umwe mu makorali makuru hano mu gihugu. Reka twumve indirimbo yabo nziza cyane ubundi ukurikira. Numvise ijwi rimbwira, niki gitumye ucogora, uru rugendo kwatari urwawe, niki kinanije umutima wawe. Rirakomeza rirambwira, we gucogora mwana wanjye, nta na kimwe jye nanyuzemo, byose nabitambutse mbere yawe. Nuko nanjye iryo jwi nditega amatwi, nkomeza kumva icyo rimbwira, naje gusanga ari ijwi ry'imbabazi. Haleluya, Yesu anyitaho. Genda mwana wanjye, komeza urugendo witinya, ninjye Uwiteka wabanye na Mose, kandi igicu iramuyobora. Ninjye wa wundi wahojeje Hana, amarira arashira maze abona umwana. Korali ya kabiri yitwa
abahamya ba Yesu. Korali abahamya ba Yesu ni korali nziza cyane, mwamenyereye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, harimo za zindi mukunda, za zindi, harimo ndi muhumure, nubwo ijwi rikemangwa ariko ndafashwa cyane n'indirimbo zabo. Bakurikire mu ndirimbo yabo nabo ikunzwe cyane. Sinaha iwacu, sinaha iwacu ni mu ijuru, sinaha iwacu, sinaha iwacu ni mu ijuru. Isi iratubagana kinya, sinaha iwacu ni mu ijuru, kandi irasyitanzitse. Sinaha turashaka gutaha, sinaha iwacu, sinaha dufite iwacu ni mu ijuru. Twicumizemo nk'abashyitsi n'abimukira, sinaha iwacu ni mu ijuru. Yesu ati nimuhagarike imitima, mwizere Imana tuzabamo. Sinaha iwacu, sinaha dufite iwacu ni mu ijuru. n'ubwinshi tugoye cyane, Twicumizemo nk'abashyitsi n'abimukira, sinaha iwacu ni mu ijuru. Yesu ati. Korali ya gatatu rero ni agahebuzo, nayo ni korali nziza kandi nziza cyane. Korali yitwa Kugana Yesu. Kugana Yesu ni korali yo mu mujyi wa Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo hari i Muhanga. Ni korali nziza cyane, ifite indirimbo nziza, dusiga iby'iyisi, na ndirimbo ni nziza cyane. Hari indirimbo rero badufitiye na nshyashya bise ngo kwivuko, twese tugira aho twavuye. Rero indirimbo nziza ifite script nziza cyane, dushimira wakoze amashusho yayo Joshua, Imana iguhe umugisha. Mwabikoze neza cyane, reka tuyikurikire. Ibuka ibyahandi kwivuko, ibuka rwa rungano bagendanaga, hari ubuzima twari duhuriyeho, tukiri bato twarakinaga tugahuza urugwiro, tugakina agati ubundi tugakina agapira, tumaze gukura buri wese anyurwe. Aribyo ni ukagashima, yewe Yesu gira neza. Ubuzima bwo kwivu ko bunyibutsa byinshi, gusa wonge zemana ndagushima. Nawe usimbuka igeno ry'ibihe, hari icyo Imana yari yaratuvuzeho, uko yaturinze uva mu buto, iko yiteguye no gusohoza. Aha, twaje rero nanone korali yindi ikurikiye, ni korali yitwa Believers Family Choir. Iyi korali ni iyo mu mujyi wa Kigali, ni ya hano i Kigali ahitwa ku Itorero rya Moriya. Moriya ni hano i Kigali, hano ku Gisozi. Uzamutse gato ruguru ya Yerika niho babarizwa buriya. Ni korali ifite indirimbo nziza bise ngo biranshimisha. Biranshimisha kwitwa umwana w'Imana.
gerayo rero, gerayo urebe iyo ndirimbo kuri chaîne yabo, ngenda guha gato ubundi ujye kuri chaîne yabo urebe iyo ndirimbo, kandi ifite amakuru ko bafite n'izindi barimo bategura vuba aha nziza cyane. Yikurikiye ubundi unyandikiye muri comment niba nakubeshye. Ni korali ifite indirimbo nziza cyane, yikurikire rero, biranshimisha. Birashimisha kwitwa umwana w'Imana, binyura umutima kwitirirwa umwami w'isi n'ijuru. Mbega amahirwe nagiriwe, ubu ni umwana wawe byuzuye, mwami warakoze. Mbese ninde wahangara kumvuvunura mu biganza byawe. Uwiteka, muri wowe ndatekanye, ntewe ishema no kuba umwana wawe. Aha, korali ya nyuma rero ya gatanu ni korali nziza cyane cyane. Uyu munsi nabashiriyemo cyo bita gender. Twari twagiye mu makorali cyane ririmba indirimbo ariko bavanze, abamama cyangwa abakobwa n'abagabo n'abasore bavanze, ariko noneho twagiye ku mwihariko w'abagabo gusa. Iyo se utangiye kuyitekereza urumva ari iyihe? Dufite amakorali menshi y'abagabo hano iwacu mu Rwanda, uratekereza ari iyihe rero? Amatsiko ntakwice rero. Ni korali yitwa Abahamya. Nanone kandi Abahamya ni korali y'abagabo ibarizwa Kabeza, hariya ni mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi nibanze Kigali cyane, bitavuze ko no hirya no hino mu gihugu tuzagerayo, ariko umunsi nibanze Kigali cyane. Ni korali ririmba neza, afite indirimbo nziza cyane. Uyu munsi rero bafite indirimbo nshya nabo basohoye maze umunsi umwe. Yikurikire ubundi umbwire. Ni indirimbo nziza cyane iri mu njyana ituje nziza dukunda kwita ya Kinyarwanda, ya yindi ni indirimbo nziza cyane, ifite amashusho meza, dushema n'uwayikoze, nawe Imana imuhe umugisha. Yego, yikurikira ubundi urambwira. na Yohana kurikira atahinga dahakanda karamuka akamara igihe kinini atazi uko inzara irya. Niyo Mana yacu, niyo Mana yacu, Iyo Mana dusenga tukanayiririmba, ni imbaraga nyinshi kandi ni nyarukundo. Iyo Mana yacu, iyo Mana yacu, iyo Mana yacu, iyo Mana yacu, iyo Mana yacu. Iyo Mana dusenga tukanayiririmba, ni imbaraga nyinshi kandi ni nyarukundo. Iyo Mana yacu, iyo Mana yacu, iyo. Reka ngushimire rero, ngira ngo unyuzwe n'indirimbo zose maze kukubwira. Ni indirimbo nziza cyane, nagiye nguhaho dutoya. Genda wowe uyumve yose, yisangiza inshuti zawe, ukande subscribe kuri chaîne yabo. Ni byiza n'umugisha. Nta kindi, nta zindi imbaraga bisaba, nta mafaranga bazajya bagukata buri kwezi kuri momo yawe ngo kuko wakande subscribe. Oya, bikore, kandi ni ikimenyetso cy'uko batera imbaraga zo kubona ko hari abantu umubare runaka ubakurikira, mugatuma bakora cyane. Nandi makorali ndaje ndabageraho, ndabizi ko muhari mufite indirimbo nyinshi. Harimo korali Inyenyeri z'Ijuru y'Imahembe, harimo korali ijwi ry'ihumure hano ku Muhima, bafite indirimbo nziza. Umuryango w'Imana ku Muhima, ababwiriza butumwa, bafite indirimbo nyinshi nziza cyane. Vuba aha namwe
ndabageraho. Sankara ndahari, ndaje. Mufite indirimbo nziza zubaka zubaka imitima. Ndaje ejo cyangwa ejo bundi, namwe nimwe. Ibikorwa byanyu ni byiza kandi bitugeraho, tukabagiriraho umugisha. Burya rero ngo si nubwo utabasha kwambuka n'inzuzi ngo ujye kure, Pawulo yaravuze ngo wafashisha amaturo nyine, cyangwa se ukabwiriza n'abari hafi aho. Ubwo buryo rero musohora amafaranga, mu gukora indirimbo, hari henshi zigera mwe mutabasha kugera, cyangwa se mwari kuzagira bitinze bikihuta. Rero asante sana kuri mwese rero mukomeje kubana natwe, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana n'abane namwe, mugira amahoro.